Banyarwanda banyarwandakazi inshuti z'u Rwanda haba mu Burundi mu Uganda Tanzania no muri Congo ibihugu bya Afrika Malawi Benin Mozambique Afrika y'Epfo ibihugu byose byo muri Afrika hanze Afrika mu Buraya mu Bufaransa mu Bwongereza mu Bubiligi ibihugu byose byo mu Buraya muri Amerika twifuje kubasuhuza tuvuga tuti mugira amahoro y'Imana Imana ibarinde kandi ibabere Imana y'urumuri kuri mwebwe. Uyu munsi rero tukaba tugarutse mu biganiro byacu kuri Hindem Polyclinic, ikigo kibagezaho imikorere y'inyama zimwe na zimwe z'umubiri, indwara zigira uburyo ki tuzivura. Tukaba dukunze kubagezaho inyama tuvura cyangwa se indwara tuvura kugira ngo mushobore kumenya aho muzivuriza n'uwaba ari kure yabamenya aho yatuma umuti. Munsi rero tukaba tugiye kuganira ku nyama bita urwagashya. Rero urwagashya ni iki? Ruherereye he? Rufite umumaro wuhe? Iyo rurwaye ruvurwa rute? Urwagashya ni inyama iba munsi y'igicamakoma, ikaba iherereye hejuru cyangwa se ifashe hejuru y'igifu. Urwagashya rukaba rugira ibara ry'umutuku wijimye, kandi urwagashya rukaba rurinda kwangirika kwa globule rouge cyangwa se globule blanc na plaquette. Urwagashya rugira umumaro wo gukora cyangwa se kubika amaserire yitwa lymphocyte cyangwa se monocyte. Ayo maserire cyangwa se ngirabuzima fatizo zikaba zifite umumaro wo kurinda indwara cyangwa se ama infection cyangwa se parasite cyangwa se bacterie. Urwagashya rugira amaraso rwohereza mu mwijima akajyanwa n'imigarura yitwa veine splenique. Urwagashya rukaba rugira ubuhagarike bwa santimetero 12 kugeza kuri 13, ubugari 8, uburebure 200 kugeza kuri 250, rukagira na epeseri ya santimetero 4. Urwagashya ruzima ntirushobora gukorwa. Iyo ukoze ku muntu ahagaze cyangwa aryamye ugakora ku rwagashya, icyo gihe biba bishatse kuvuga ko arwaye. Ni ukuvuga aho ruherereye ntushobora kurukoraho ngo urwumve. Iyo ubona uruhande ruherereyemo urwagashya rubyimbye, icyo gihe biba bishatse kuvuga ko rurwaye. Icyo gihe rubyimbye rero nanone iyo umuntu aryamye agaramye ugakoraho uhita wumva ari nk'ibuye cyangwa ikintu kiharemeye gihari, icyo gihe akaba ari cyo twita igisyo. Rero igisyo akaba ari indwara y'urwagashya ibyimbisha urwagashya. Iyo abantu baruvura rukaba ruturuka ku mpamvu nyinshi cyane, ariko n'iryari bavuga igisyo naho bituruka. Kubyimba k'urwagashya rero nibyo byitwa igisyo. Bikaba bishobora guterwa n'indwara z'umwijima, nk'igihe umuntu arwaye urushwima bishobora kugeza ku burwayi no kuri kanseri z'umwijima. Ibyo bishobora gutuma urwagashya rubyimba. Hari n'indwara zibyimbisha imitsi, trombose, hypertension nayo ishobora gutuma urwagashya rubyimba. Indwara z'amaraso, mu kugabanuka kw'amaraso, nabyo bishobora gutuma urwagashya rubyimba. Indwara ziterwa no gucika intege k'umubiri nka za rubagimpande, kubabara mu ngingo n'ibindi. Akaba n'indwara zituruka ku ma infection kimwe na malaria, nazo zikaba ari indwara umuntu arwara zikaba zatuma urwagashya rugira ikibazo cyo kubyimba, aribyo twise igisyo cyangwa se splenomegalie mu rurimi rw'igifaransa. Umuntu urwara urwagashya rero yumva ububabare cyangwa se ububyimba mu ruhande rw'iburyo hejuru y'igifu, agacika intege cyane. Iyo rero urwagashya rwabyimbye biba bivuze ko amaraso cyangwa se globule blanc na globule rouge cyangwa se na plaquette ziba zagize ikibazo. Kugira ikibazo rero kukaba guturuka
bituruka ku kuba izo globule blanc, globule rouge na plaquette zipakira mu rwagasha aho gutembera mu mubiri wose, bigatuma urwagasha rubyimba. Ibi byose bikaba bishobora gutera umubiri w'umuntu icyo twita anemie. Anemie ni ukubura kw'amaraso, umuntu akaba wabona umubiri wabuze amaraso, cyangwa se bikaba byatera ishwanyuka ry'urwagasha, bikaba byatera n'urupfu ku muntu warwaye urwagasha rugahura n'ibyo bibazo. Rero abafite ibibazo by'urwagasha kandi bakaba batari bazi imiterere n'imikorere y'urwagasha, bakaba batazi impamvu ituma umuntu arwara igisyo, akaba ari izo ngizo tubagejejeho, kandi wakenera ibindi bisobanuro akaba yaduhamagara kuri nimero yacu mubona kuri iyi tablo y'iki kiganiro cyacu. Tukaba dukomeza rero tubagezaho ubutaha, tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima, uburyo ki tubivura, indwara zivurwa n'uburyo ki zivurwa n'imiti dukoresha. Aha rero tukaba twifuje kubashimira kandi tubasaba gukora subscribe, gukora like na comment, kugira ngo ibiganiro tujye tubitegura neza. Hari ubundi buryo twabitegura mubona twabiteguramo, mwaduha comment kugira ngo tubitegure mu buryo. Rero ikiganiro cyacu ku gisyo, ku ndwara y'igisyo, kikaba tukirangirije aha ngaha, tukaba tuzakomeza tuganira ku bindi.